Rusiya amaze amezi 3 muri koma arakanguka, nuko yikorakoyeho ku nda yumva aratwite kandi inda yari nini cyane. Nuko yibaza ibibaye atangira kwitsa imitima. Umusore wari umurwaje ndetse n'umuganga baba barahageze. Umusore yitwaga Ruwi araza ati none se Rusiya we niba iki bitagenda neza ubaye iki? Ruwi arakomeza aramubaza ati Rusiya ubaye iki kutavuga? Nuko umuganga arahagera amutwikurira ibyo yari yaramushyize mu maso bimwongerera umwuka. Rusiya ati muga ndatwite. Muganga ati ahubwo se ubu ngubu hari ahantu uri kumva uri kuribwa mbere yo kutubaza ibyo ngibyo? Umukobwa ati oya ndumva nta hantu ndi kuribwa pe. Muganga ati noneho niba nta hantu uri kuribwa ibyo ni byiza cyane. Umukobwa ati none se n'ibiki biri kuba, n'ibiki byabaye ubundi kubera iki ndi hano mu bitaro? Ese kubera iki ntwite? Muganga ati umva rero Rusiya ndagira ngo ntege amatwi yitonze, ubu ngubu uvuye muri koma aka kanya. Rusiya ati ngo koma byamaye nka ubwo se nyimazemo igihe kingana iki? Ati umaze igihe warataye ubwenge, utumva, utavuga, utabona. Ibintu bishobora kuba bimaze nk'amezi 3 yose uri aha ngaha uryamye. Muganga aramubaza ati none se ni iki kintu wumva wibuka cyakubayeho nyuma mbere y'uko ujya muri koma? Nuko Rusiya aratekereza yibuka akantu gatoya gusa arimo agwa hari umuntu umusunitse, ariko umuntu we ntiyamwibuka. Gusa yari afite igipimo gipima ko umuntu atwite. Icyo gipimo nicyo yari agiye kwereka umuhungu bakundanaga. Umuhungu bakundanaga niwe wamusunitse ngagwe hasi, ariko ntiyabyibuka byose. Nuko amaze kwibuka ibyabaye ati ikintu nibuka nibutse ngo hasi byonyine, nuko numva umutwe urandiye cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo rero nta kindi kintu ndi kwibuka cyabaye rwose. Nuko muganga aramubwira ati rero ibyo ngibyo ni ibisanzwe ko umuntu yagwa hasi akaribwa umutwe cyane. Ubwo nyine bivuze ngo wakomeretse umutwe cyane bihita bikugusha muri koma. Ati rero urarembye kandi ufite indwara yo kuba yaratewe nuko wakomeretse umutwe cyane. Ruwi ati se none muganga ibyo bintu urimo uravuga bishatse kuvuga iki? Ubu ushaka kumbwira ko nta kantu na kamwe azibuka se? Muganga aramubwira ati ubu ngubu ntabwo byose yabyibuka, ariko wenda uko iminsi izagenda ishira azagenda yibuka utuntu tumwe na tumwe. Rusiya ati muretse ngo nguki? Ese ubundi nageze hano mu bitaro gute? Ese n'umuhungu twakundanaga wanzanye? Icyo Rusiya atarazi nuko umuhungu bakundanaga ari wamutuye hasi agira ngo apfe apfane n'inda atwite. Uwamuzanye mu bitaro yari Ruwi. Ruwi yari umuhungu wari inshuti y'umusheri wa Rusiya, ariko Ruwi nawe yikundiraga Rusiya, gusa ntabwo Rusiya yari abizi. Nuko Ruwi agiye kumusubiza ngo umuntu wakuzanye ntabwo ari sheri wawe. Muganga aramubwira ati buretse utamusubiza muri koma, ngwino nkubwire, ngwino mbanze nkubwire tuvugane. Nuko Ruwi na muganga bagiye ku ruhande basiga Rusiya wenyine. Muganga arangije abwira Ruwi ati nta kintu ugomba kubwira uriya mukobwa, kuko uramutse umubwiye ikintu icyo ari cyo cyose kikaba cyamutesha umutwe yasubira muri koma. Nuko Ruwi aramubwira ati ariko urabizi ko ari njye wamuzanye hano mu bitaro? Gusa uragira ngo njye ne kuzayimubwira? Uzi ko ariko iyo namuzana aba yarapfuye muga? Muganga aramubwira ati ahubwo n'ibyo bijwi urimo uravuga gahoro atumva, kubera ko ahantu turi amajwi ashobora gucamo byoroshye cyane. Nuko Ruwi yumva abuze icyo akora, arangije aramubwira ati ariko njyewe ntabwo nabeshya Rusiya. Muganga ati oya ugomba kumubeshya kugira ngo akire. Urabona avuye muri koma vuba, umusubijeho ntabwo yapfa noneho kuvayo, kandi umenye ko akirembye. Ubu ngubu ikintu akeneye ni ukumurinda stress, kuko utabikoze akayigira yasubira muri koma. Muganga arakomeza abwira Ruwi ati rero uriya mukobwa ikintu kiri gutuma yumva aguwe neza ni uko bari kwiyumvisha ko sheri we ari we wamuzanye kwa muganga. None rero ukora uko ushoboye kose akomeza atekereze ko ari umusheri we wamuzanye, ibyo kuvuga ngo niwe wamuzanye bubiretse. Ruwi atangira gutekereza ko umukobwa azamwanga kandi ari we wamukijije. Aravuga ati ariko aho kugira ngo asubire muri koma ndemera nk'uko umbwiye muganga, reka rwose mbikore kubera we, reka nemere nzamubeshye ne kumubwiza ukuri ariko ndebe ko yakira. Ruwi niwe wari umaze amezi 3 yose arwaza Rusiya. Uwari umusheri we nyakuri ntabwo yigeze ahagera.
ariko muganga abwiye Ruwi ko agomba kwitonda Lucia akamenya ko umusheri we w'ukuri ari we wamuzanye kandi ari we wagiye umusura kugira ngo abashe gukira neza. Nuko basubiye aho Lucia arwariye basanga afashe indabo Ruwi yakundaga kumuzanira buri munsi akiri muri koma akazimuhumuriza. Muganga abaza Lucia ati ese izi ndabo urazikunze? Lucia ati izi ndabo ndazikunze cyane kuko izi ndabo nizo nahoze nkunda kuva iminsi yose ishize. Nuko muganga rero abwira Lucia ati uri umunyamahirwe kubera ko uri muzima kandi ukaba wakize. Ndagira nkubwire ko kandi izi ndabo buri munsi wagendaga ubona ururabo rwa buri munsi. Lucia ati koko se? Lucia atekereza ko ari umusheri wazimuzaniraga. Ati ntabwo nigeze ntekereza ko umusheri wanjye Chris ashobora kuba yajya mu rukundo ku rugero rungana gutyo. Ntabwo nigeze mbibona. Ruwi agiye kuvuga ati rwose ntabwo ari sheri wawe wazizanye ahubwo ni njye. Muganga ati ceceka nakwiyamye. Ruwi ati nako nari nibeshye ntacyo nashaka kukubwira rata Lucy. Nuko Lucy arongera abaza ati none se umusheri wanjye Chris yaje kunsura ejo araza kuza none munsi se? Lucy yagira ngo niwe ugenda aza buri munsi amuzanira indabo ariko kwari ukwibeshya ntabwo byari byo. Nuko muganga buri cyo asubiza ariko nanone Ruwi agiye kuvuga ngo nagajyaza arongera araceceka. Bati nako ntabwo tubizi. Bakiri muri ibyo ngibyo Chris koko wa musheri w'ukuri wakundanaga na Lucia aba arahageze aza yirukanka. Nuko Lucia arishima kubera ko abonye umukunzi we Chris aje agira ngo niwe wajyaga aza buri munsi ariko ntabwo byari byo. Ahubwo Ruwi niwe wahahoraga anamurwaza. Chris yari azi ko Lucia yapfuye. Yaje kumva inkuru y'uko yakangutse muri koma ahita aza kumureba ariko nanone yaraje ari gusiganwa n'abagenzacyaha kuko bari baje gutangira kubaza Lucia ibyabaye. Nuko Chris atari ko mana yanjye mukunzi wanjye we umeze ute se? Nari mfite ubwoba ubusa ubuzima bwawe koko buri amahoro. Nuko Lucia yarishimye cyane ko umusheri waje kumusura ariko ntiyavumbura ko ari we wamuteye ibyo byose. Nuko Chris arakomeza ati rwose numvise ko wabyutse wavuye muri koma nuko mpita nza kukureba. Wowe se urumva umerewe ute? Lucia ati ndumva amerewe neza. Chris ahita abaza ati none se uribuka ibyabaye byose? Agira ngo yumve ko yibuka ko ari we wamusunitse akagwa hasi. Nuko Lucia arasubiza ati rwose ntago mbyibuka, nta kintu na kimwe nibuka cyaba cyarambayeho. Ndumva imitekerereze yanjye ikirimo muzunga ntago nabimenya. Nuko Chris abaza Lucia ati ese umwana wawe we ameze gute? Yari azi ko inda yavuyemo kuko mu bintu byari byatumye amuhirika hasi nacyo cyari kirimo kugira ngo akubite inda hasi ihita imeneka ihita ivamo. Nuko muganga atasubiza ati rero umwana ameze neza, twebwe twahoze tumukurikirana kuva kera ari muri koma, nta kibazo afite, umwana arimo arakura neza. Ruwi nawe yari aho ngaho yumva ibiri kuba byose ariko abura icyo avuga kuko muganga yaramubujije. Muganga arakomeza aramubwira ati kuba yaraguye hasi ntacyo byatwaye inda, kubera ko buriya buri muntu wese Imana iba yaragiye imupangira ubuzima bwe na mbere y'uko abaho. Imana ngo ibize umuntu na mbere y'uko abantu bazamubyara bahura. Imana arizi n'uno mwana Lucia atwite na mbere y'uko ahura na Chris akamutera iyo nda. Nuko Chris arangije arabeshya ati rero ndumva ndishimye cyane ko umwana akiriho kandi ndumva ndi umunyamahirwe. Bakiri muri ibyo ngibyo umugenzacyaha aba arahageze, yitwaga Simone. Ati ibitaro byambwiye ko umukobwa wacu yabyutse yavuye muri koma, niko twabyumvise. Lucia ati se uwo muntu ninde kandi uje ahangaha kundeba ko ntuzi ntamuzi? Nuko umugenzacyaha abaza Lucia ati se uri kundakarira? Ati ngende umugenzacyaha nitwa Simone, ndimo ndagenda nshakisha amakuru ku kibazo cyakubayeho, ndagira ngo mena kuba utubazo dukeya ugenda usubiza mbashe kwegeranya amakuru. Ati byo se Lucia hari ikibazo se? Nuko muganga rero abwira umugenzacyaha ati rwose umva rero Simone, uyu mukobwa nibwo akiva muri koma, ntabwo imitekerereze yari yajya ku murongo rwose, kumaza ibintu byinshi bishobora gutuma asubira muri koma. Umbabarire wihangane, niwumva ntabyo gusubije umwihorere uzagaruka ikindi gihe, rwose mumbabarire ntimumutere stress. Nuko umugenzacyaha aravuga ati ntacyo reka ntegereze.
ariko nanone turimo turakeka ko hari umuntu wamusunitse akagwa hasi, kandi uwo muntu abikoze abishaka, yanabigambiriye kugira ngo umukobwa agende yiberangura hasi ku ngazi agwe hasi neza, kandi umuntu wabikoze yabitewe n'uko uyu mukobwa yari atwite. Muganga ati niko bimeze, umugenzacyaha ati rwose niko bimeze. Umugenzacyaha ati rero ibyo ngibyo rwose ni ibintu bifatwa nk'icyaha, kandi ni ibintu bifatwa nk'ubwicanyi, kubera ko uwo muntu aba yashatse kwica umuntu uri mu nda utari wavuka, ndetse akamwicana na nyina, aba yashatse kwica abantu babiri icyarimwe. Nuko Chris, umusheri wa Rusiya w'ukuri, atangira kugira ubwoba ko ibyo bintu yakoze bizamenyekana umunsi umwe, akaba yajya no muri gereza. Umugenzacyaha arangije abwira Rusiya ati ese nakubaza utubazo dukeya? Muganga arabwira ati ngaho mubaza nta kibazo twumve uko aragusubiza, ariko nanone nuramuka ubonye ko nta bintu byinshi ari kuvuga umwihorere. Nuko umucamanza aratangira ati ese Rusiya, ushobora kumbwira ibintu byakubayeho mbere y'uko ujya muri koma? Ni iki wibuka cyakubayeho? Umukobwa ati rwose ku bw'ibyago byanjye ndumva ntabyibuka byose, gusa ikintu nibuka ko naguye ku ngazi nkirunda hasi, nkagwa hasi, nkikubita hasi kuri sima, hanyuma nkubita umutwe hasi, umutwe urandya cyane naho mperuka. Ati rwose nta kindi kintu ngiye nibuka kirenze ibyo ngibyo. Umucamanza ati none se ntago waba wibuka umuntu wagusunitse? Chris agira ubwoba agira ngo bagiye kumuvuga, gusa nanone Rusiya aravuga ati oya, nta muntu ngiye nibuka. Nuko arangije aramujijisha ati ese koko Rusi, nta muntu wibuka baragusunitse ra? Rusiya ati ntawe rwose. Nuko umugenzacyaha arongera abaza Rusiya ati se nta n'ikintu wibuka wari urimo urakora mbere y'uko ugwa hasi? Umukobwa ati rwose mumbabarire, nta kintu ndi kwibuka. Umuganga arangije rero abwira umucamanza ati murumva ko ubwonko bwe butari bwatangira gukora neza, mu mwihorere, nibyo ngibyo by'uyu munsi, wenda muzagaruka. Ati rwose niba ufite ibibazo byinshi cyane umva wamubaza, uzagaruka uwundi munsi yatangiye gukomera mu mutwe no mu mitekerereze ye. Nuko umucamanza yarabyemeye, arangije abwira umukobwa ati rwose nzagaruka kukureba, humura ntugire ubwoba, kandi nizeye ko uzakira neza ukava muri koma neza. Umukobwa nawe nta buryo yari afite bwo kuba yavuga ibyamubayeho byose ngo ubucamanza bwe bwahita bumutabara, ariko Chris yari yabimenye, aza kumureba hakiri kare kugira ngo amujijishe. Nuko umucamanza amaze kugenda, Chris abwira Rusiya ati nanjye ubu ngubu hari utuntu ushaka kuba nabwira uriya mucamanza, ubundi nkagaruka kukureba kandi ukomeze umererwe neza. Nuko Chris yakurikiye umugenzacyaha, arangije ati umva Simoni we, ubu rero nahoze ntekereza, buriya ntabwo uri gutekereza ko hari umuntu waba uri gukekara? Njyewe ndabona Ruwi, uriya muhungu, ari ushobora kuba warabikoze. Chris atangira kubeshyera Ruwi, kandi Chris ariwe wabikoze. Umugenzacyaha ati Ruwi? Chris ati yego niko bimeze, uriya muhungu uri murwaza uriya mukobwa muri kiriya cyumba niwe wabikoze. Burase no kubera ko ariwe muntu wenyine wamuzanye kwa muganga, kandi aribwo Rusiya yarakimara gukomereka, ngo niwe wahageze ngo impanuka ikimara kuba, ubwo ibyo bintu nibyo? Ati rwose njyewe umugenzacyaha ndumva ko Ruwi ashobora kuba ari wamusunitse akagwa hasi, yarangiza akijijisha akamuzana no kwa muganga. Uko yavugaga ibyo byose, Ruwi nawe arimo abyumva, yumva ubugambanyi Chris arimo aramukorera. Chris arakomeza ati nubwo ubona asa n'umuntu rwose wa marayika utabikora, ariko birashoboka ko ari we wabikoze, naho njyewe ndarengana. Nuko umucamanza amubwira ati rero ibyo urimo urambwira birumvikana, bifite ishingiro, ariko kubera ko nta wundi muntu wari uri mu nzu wabasha kubihamya, nanone ntabwo nahita njye bimushinja. Kandi n'abaturanyi b'ahantu Rusiya yari ari nta n'umwe wabashije kuba yaduha amakuru. Kandi nanone ntabwo tuzi amasaha y'ukuri Ruwi yaba yari ari muri iyo nzu, cyangwa se niba hari undi muntu wari uri muri iyo nzu uriya mukobwa bamusanzemo yaguye hasi. Ati ubu rero wa muhungu, buri ikintu cyonyine dushobora kuba twakora ni ukwizera ko wenda uriya mukobwa azakanguka agakira neza, akibuka ibintu byose, ubundi akaduha amakuru. Nicyo kintu kizamara impaka, naho kugira dukeka abantu tutafashe ntabwo twabyemera. Nuko Chris arangije abaza umugenzacyaha ati none se aramutse atagize ikintu yibuka byagenda gute?
Umugenzacyaha ati rero mfite ubwoba ko rwose tutazabasha kuba twamenya ukuri ku byabaye, kuko ibintu byabaye nta muntu n'umwe wari uhari akabasha kuba yabitangira amakuru cyangwa ubuhamya. Nuko Chris arakomeza aratsindagira ati ubwo rero urumva ko Louis ariwe muntu waba uri gukekwa wa mbere. Umugenzacyaha aravuga ati yego birumvikana ko yaba wenda ari we uri gukekwa, ariko se noneho niyihe mpamvu yaba yaramuteye kuba yamusunika ngo agwe hasi? Ese hari inyungu yaba yarabifitemo? Chris ati yego inyungu arayifite. Noneho urayimbwire numve sha, siko ushobora kuba ufite amakuru. Chris ati rero buriya Louis uko mureba kuriya yakundaga Lucia cyane mbere y'uko ngiye mukunda. Ni ukuvuga ngo ngiye naterese Lucia nyuma ya Louis. Ashobora kuba wenda yaragize agatekerezo ko kuba yabirwanya akavuga ati ngiye reka mwice, kuko wenda ashobora kuba yanatwara inda akabyarana na cya Chris kandi ari ngiye nakundanye nawe mbere. Chris aramutanga ariko ari kumubeshyera. Nuko umugenzacyaha yumva harimo akantu k'akarizoni k'impamvu gatoya, aravuga ati numva ibyo bintu ari byiza Chris we, noneho reka nzagaruke nkugaruke umpa ayandi makuru pe. Nuko basezeranyeho, umugenzacyaha arigendera, Chris nawe amaze kugambanira Louis, ariko Louis yararenganaga. Reka turebe uko byagenze. Nuko Louis yaraje abwira Chris ati urabizi neza ko uri umubeshyi, urabizi neza ko ariwe wamusunitse akagwa hasi, kandi mbere nawe nagira nkubwire ko Chris nawe ati ngiye ndatekereza ko ahubwo wowe urakana gatoya nta nubwo wansinda we nzakwereka. Yaba yaraguye ari we wishije yaba ari njye wamuhiritse nta bihamya ufite. Louis aravuga ati ngiye ndabizi neza ko yaguye ari wowe umuhiritse, kuko ndabizi neza ko afite gahunda yo kuza guhura nawe, kandi ntabwo araza kwamukorera ibyo ngibyo kuko yaragukundaga cyane, yumvaga ko nawe ushobora kuzamukunda n'inda ukayemera. Louis arakomeza abwira Chris ati ariko natunguwe n'ibintu wakoze, uteye ubwoba uri mubi cyane. Ati kandi ubwo wari ufite urimo uratitira igihe umugenzacyaha arimo arabaza Lucia nabibonye byose, ariko nanone ibyishimo wagize Lucia atibuka ikintu cyose cyabaye nabyo nabibonye. Nuko Chris arangije abwira Louis ati noneho rero se urumva wowe uzakora iki hagati aho ngaho? Nta gihamya na kimwe uzabona kuri ibyo ngibyo urimo uravuga. Buriya rero nta n'ubwo ushobora kuba wanagaragaza ko ari njye wabikoze, nta n'ubwo ushobora kuba wanagaragaza ko njye nahuye nawe mbere y'uko agwa hasi akajya muri koma. Louis ati ariko niwe wamusunitse agwa hasi kubera ko yari yanze gukuzamo inda wamuteye, uri kumubwira ngo nayikuzemo ngo ntago mukunda. Louis ati none rero ubu ngubu bwa nyuma azibuka ibintu byose byabaye. Chris araseka cyane ati bite se azibuka iki, wowe urabona yakwibuka iki? Noneho rero reka ndebe ikintu kigiye kuzabaho rwose niba ashobora kuzibuka, ariko se none natibuka bizagenda gute? Nuko Louis yasigaye yibaza kuko uko bizagenda. Louis ashobora kuzisanga muri gereza arengana, ariko natwe reka turebe uko byagenze. Nuko iminsi yaratambutse, Chris akajya ahora aza kujijisha Lucia, akajya amuha keya, amugaburira, amuzanira imbuto. Louis yajya aza kureba Lucia agasanga Chris yahageze. Lucia yatangiye kwibagirwa Louis uburyo yamwitagaho kose, ahubwo yita kuri Chris bakundanye, ariko yari ataramenya ko ariwe wamuhiritse. Inshuro zose Louis yazaga kureba Lucia isanga Chris ahari. Nuko Louis yatangiye kwicwa n'agahinda kubera ko umurwayi yarwanisha akamurwaza ari muri koma, yakangutse akamwihunza. Ariko Chris ibyo yakoraga byose byari uburyarya kugira ngo azatware umutima wa Lucia, ye kuzigira yibuka ko ari we ushobora kuba waramuhiritse akagwa hasi. Nuko umunsi umwe abonye Louis aje kubasura, yongorera Lucia ati uriya muhungu niwe wagusunitse ugwa hasi. Nuko Lucia aramureba koko aravuga ati uriya muhungu ashobora kuba ari wansunitse nkagwa hasi, umucamanza nazo nzabivuga. Louis yakomeje kugira agahinda kubera ko umukobwa yitoreye akamujyana kwa muganga yamwibagiwe amaze gukira, ariko nanone ntabwo acitse intege kuko yarategereje ko kuri kuzamenyekana. Buriya uko byagenda kose ikinyoma kigeraho kigatsindwa, ukuri akaba ariko gutsinda, kandi aho byagenda kose ineza itsinda inabi. Nawe uzabigira neza, ineza yawe izatsinda inabi abandi bose bashobora kuba bakugirira, kuko ineza uzayisanga imbere
ariko inabi yo uzayisanga nayo imbere igutegereje kandi ugirirwe nabi kurushaho. Nuko Chris akomeza kugenda rero ajijisha Lucia. Ruwi akavuga ati ngiye muganga yambujije kuba natuma umukobwa ajya muri koma, ntawe ashobora kuba namubwira ibintu byatuma ajya muri stress, reka nihangane. Ruwi uko yagendaga kose akazana za ndabo Lucia yakundaga, yasangaga Chris ahari, ariko nanone Ruwi yakomeje kugira icyizere ko umunsi umwe wenda bishobora kuzagenda neza, ukuri kukamenyekana. Umukobwa yarwanye akamurwanira ishyaka ko umunsi umwe ashobora kuzabyibuka baba bakwigira mu rukundo. Nk'uko muganga bivuze ngo namara gukira neza wamurinze stress, ibintu byose bizajya ku murongo, ibitekerezo bye byose bigaruke kandi ukuri kuzamenyekana. Uzamubwira ukuri, ibintu byatera stress amaze gukira ihangane. Nuko Chris yatangiye kujya asindagiza Lucia, ariko nanone akajya areba Ruwi akamubwira ati shanza mu gutwara uzafungura beshya. Ariko buryo uko byagenda kose Imana ihora irengera umuntu wayo, nawe ujya ugira neza wigendere, Imana izajya ikurengera aho utazi. Ruwi yaje kugaruka azanye urundi rurabo, asanga Chris nanone na Lucia bibereye ku gitanda cy'abarwayi barimo biganirira. Ariko nanone kubera ibigambo Chris yaragiye abwira Lucia yatangiye kugenda arakarira Ruwi ngo niwe wamutuye hasi kandi arengana. Umunsi Ruwi yari yaje yasanze Chris, muganga n'umugenzacyaha ndetse na Lucia bose bari mu cyumba. Iperereza ryari rigiye kongera gukomeza. Nuko Ruwi aravuga ati rwose mumbabarire, ndakeka ko atari igihe cyiza cyo kubarazana ururabo, munyihanganire. Nuko Lucia yarangije rero abwira abantu bose ati ndakeka ko uriya muhungu ariwe wantuye hasi, umugenzacyaha ubyumve. Ati rwose ndibuka neza isura ye ni kuri yasaga, angeze imbere nukuri ndabyibuka pe. Ariko nanone Lucia arimo abeshya, ni ibintu yari yabwiwe na Chris arimo aramushuka. Nuko umugenzacyaha arangije abaza Ruwi ati se Ruwi, ibintu Lucia arimo aravuga urabirenzaho iki? Ese hari ikintu wagaragaza kugira ngo wiregure? Ruwi aravuga ati oya ndabasezeranyije rwose nta kintu ngiye nakoze, ntago nigeze mpemukira uno mukobwa. Umugenzacyaha ati ariko rwose Ruwi nawe ibintu urimo uravuga ntago twabyemera, ibihamya byose biri kugaragaza ko ari wowe. Ati rero ngiye kugushyiraho amapingu nkujyane. Ariko nanone Ruwi yararenganaga, byose byatewe na Chris wagiye ajijisha Lucia akagenda amupakiramo ibinyoma byose kuri Ruwi. Ruwi yarwajije Lucia amezi 3 yose, muganga araharareba, ariko nanone muganga nta ruhara afite rwo kuba yarengera Ruwi usibye Imana yonyine. Nuko umugenzacyaha rero abwira Ruwi ati ubu rero ni wowe munyabyaha washatse kwica uno mukobwa ndetse n'umwana atwite. Ruwi ati ariko rwose ibyo bintu urimo uravuga mugenzacyaha, usibye no kuba atari njye wabikoze, nta nubwo ndi no kubisobanukirwa kuko ni ibintu birenze ubwenge bwanjye. Nuko umugenzacyaha aramubwira ati ibi bintu nibiramuka biguhamye umenye ko uzafunga imyaka itari munsi y'5. Nuko Ruwi arangije abwira Chris ati ariko ni ibiki wapakiye muri uno mukobwa? Chris ati nta kintu ngiye namubwiye, ibi nari kuvuga ni ukuri ariko byari ibinyoma, byose ni ukubera Chris wagiye ashuka umukobwa. Ruwi aravuga ngo ntago ngiye najya muri pirizo, kandi nanone ntago nakwemera kurengana kubera ibinyoma byawe, niwe wahiritse n'umukobwa umuhirika hasi. Nuko Chris n'ubwirasi bwinshi abwira Ruwi ati noneho rero ibintu uri kuvuga niba ari ukuri ngaho bihamye bigaragaze babirebe, umucamanza bibone. Chris arakomeza arivugisha n'uburyarya bwinshi ati se noneho ni gute ngiyewe nabasha gutura hasi umusheri wanjye nkunda cyane? Akivuga ibyo ngibyo Lucia yahise atangira kugira ibindi bintu yibuka. Nuko kandi Lucia yahise asubira muri koma. Muganga yarababujije kugira ibintu bamubwira bimutera stress, ariko amagambo ya Chris yahise atuma hari akantu yatangiye kugenda yibuka. Lucia arimo yibuka ubu ngubu yinjiye muri koma. Yibuka umunsi umwe ari muri toilette arimo yipima inkaringa arebe ko yaba atwite. Nuko yitegereza igipimo abona hajemo uturongo 2 ati ndatwite yo. Nuko yazamuye imyenda arangije afata cya gipimo akijugunya muri puberi iba muri toilette. Arangije ajya gushakisha kuri internet ukuntu umuntu ashobora kuba yakwita ku nda, kuko iyo nda ntabwo ashaka kuyikuzamo. Nuko agenda yirebera
iby'inda, umubyeyi utwite arya ibiki, agomba kwitwara gute, twa siporo agomba gukora kugira ngo umwana we akure neza. Nk'ababyeyi bose iyo batwaye inda bayifuza. Rusiya nawe ntabwo yifuje kukuzamo inda akimenya ko atwite. Yari umwana akuriye mu bantu b'Imana. Akiri muri ibyo ngibyo mama waramuhamagara ati Rusiya, nuko abumba imashini ye yari gushakishirizamo, ajya kwitaba ati ngwino hano tubwire vayo vuba. Ababyeyi be bagiye muri tuwarete barebye muri puberi basangamo cya gipimo yajugunyemo, nuko baramuhamagara ngo azasobanura iby'icyo gipimo. Araza arahagera asanga se agifite mu ntoki. Tibanze urebe kino gipimo. Rusiya ati rwose mubyeyi wanjye mamayi ndetse na papayi, ubu ngubu uri gutekereza ko ashobora kuba ntwite. Ababyeyi bose barikanze. Papa aramubaza ati ese nuko twakoreze ngo ujye gutwara inda udukoze isoni? Ubu ku myaka 16 gusa uratwite? Mama atariko ibyo bintu urimo urambwira mwana wanjye wasaze cyangwa? Ese ni gute wabigiho ni gutya? Isa atariko ubundi ninda waguteye iyo nda? Umukobwa ati ni umuhungu dukundana, ariko nanone nta nubwo ari kurerega atuye hano hafi. Umubyeyi we mama we ati none se Rusiya urabona ibintu bizagenda gute? Ubu ngubu inshuti zacu, abo dusengana muri korari, muri nyobozi, mu badiyakoni, nzababwira ko umukobwa wanjye yatwaye inda gute n'abaturanyi bose. Ubu se abakoresha ba papa wawe bo bazabifata gute ko afite umukobwa watwaye inda atifuza akiri mutoya? Barakomeza baramubaza ati ariko se watekereje ukuntu ibintu bigiye kuba ikibazo kinini cyane kuri twebwe ndetse no kuri wowe? Ise aravuga ati rero n'uwo muntu uri kuvuga ngo mwarakundanaga ntiwigeze unamutwereka wenda ngo tumumenye, kuko rego uracyari umwana, ntabwo wakabajya mu bintu byo gukundana ngo bigere naho kuryamana. Ntabwo rwose wakawirukanka inyuma y'abahungu umukobwa wanjye. Nuko umukobwa aravuga ati uyu muhungu wayinteye muramuzi? Basangana umuhungu w'umuturanyi ababwira amazina. Umukobwa atariko rero nubwo muri kuntuka gutyo ndabizi ko nawe mwamwifuza umwuzukuru uko byagenda kose. Ababyeyi baramuseka cyane batariko se noneho urumva twe twakwifuza umwuzukuru ku nda y'umwana w'umwangavu koko utakuze utanashatse? Atariko mwana wanjye koko mama aravuga, urimo uratekereza ko umubyeyi uzi ukuntu bivuna? Ni ubuzima burebure cyane, bwo ni imvune y'ubuzima bwawe bwose, ni inshingano zitajya zirangira kuba umubyeyi. Nuko papa wa Rusiya ararakara cyane, arangira aravuga ati ngiye kujya kureba ku gahungu nkahemukire nkagirire nabi, gahungu kanterera inda umukobwa. Nuko umukobwa aravuga ati rwose papayi wanjye wihangane, uwo muhungu ntago ari amakosa ye, ndabirahiriye, ni ngewe bamwisangiye, twigira mu rukundo turishimisha. Nuko umubyeyi we mama we aravuga ati rwose ibi noneho reka twicare tubiganireho turebe ikintu twakora, wenda reka uyu mukobwa wacu agenda abe kwa nyina wabo azabyarireyo, noneho uwo mwana azabyara tuzajye kumureresha mu bagira neza, azagaruka ari agakome. Umugabo ati none se ibyo wenda nabyemera, ariko tuzabwira abantu iki? Bazajya batubaza ngo umukobwa wacu ari hehe, tuzajya tubabeshya se kandi turi abantu b'Imana? Umugore tuzatubabwira ko wenda yagiye kwiga muri interina ariko umwana wacu tumuha amahoro. Papa bati oya, naramuka ahubwo agiye kuyikuzamo nibwo bizagenda neza, nta muntu uzabimenya. Umukobwa ati oya, uyu mwana ndamushaka, ndashaka kumurera nanjye, ntabwo shaka kwishyiraho amaraso y'umuntu, ntabwo shaka ko ibintu bintu kuba nabivamo ngo nice umuntu, ndashaka kumurera kandi nanone nta hantu ushaka kujya ababyeyi banjye. Umubyeyi ati rero wowe ugomba kumva ibyo tukubwira ugatuza, ibyo turakubwira akaba ari byo ukora. Umukobwa ati ngewe inda yanjye ndayigumana. Ibi ngibi Rusiya arimo arabyibuka byose. Chris yatumye yinjira muri koma, yibuka ubuzima bwose yanyuzemo, ibintu byose byabaye kurinda iyo aza kugwa hasi. Arimo areba ukuntu ababyeyi be bamutesheje umutwe akimara gutwara iyo nda, ari Chris wayimuteye. Nuko papa we rero aramubwira ati niba wanze kuyikuramo nanjye ndakujugunya, uramvira mu nzu, ugenda ujya kuba inzererezi, ube akamama gatoya k'akangavu, nibyo washatse, ngaho genda ubibe, sohokera mu nzu. Umupapa aravuga. Umugore atariko nanone rero itonde, ntago hakwirukana umwana gutyo. Umugabo ati oyanjye navuze namvire mu nzu. Nuko Rusiya yavuye mu nzu iwabo gutyo, arimo arabyibuka byose ahari muri koma.
akiva mu nzu y'iwabo yahise aza kureba Chris ahantu yabaga aho abana na Louis bari bakiri inshuti imbere barimo bikinira imikino kuri mashine. Lucia aba arakinguye, umva amagambo ati umva baby, ndagira ngo tube twaganira hari ikintu nshaka kukubwira. Chris ati ariko se ntabwo uri kubona ko ndi mu gakino ngize ahantu haryoshye ndi kwikinira game? Lucia ati ibyo bintu ndi kukubwira birafite agaciro cyane, ibyo urimo bihagarike. Chris ati ni ibiki ushaka kumbwira? Nuko Lucia aricara arangije azana igipimo yipimye areba akatwite akereka Chris. Chris ati ibyo ni ibiki urimo uranyereka njyewe kandi? Lucia ati ni igipimo cyo gutwita. Chris ati none si iyo nda ni yande ni icyande? Lucia ati ni icyanjye ninjye wipimye nkari zanjye, ubu ngubu ndatwite. Chris ati ntago bishoboka. Ati nizere ko iyo nariko atari iyanjye atari njye wayiguteye sibyo? Lucia ati none se niba atari wayinteye urakeka ko yaba ari nde wundi se? Nta wundi muntu njye nigeze ndyamana naye mu buzima bwanjye usibye wowe wenyine. Chris ati oya ntago bishoboka, ntago njye nagira umwana, nanjye ndacyari mutoya, ubu ngubu nkeneye kuzajya kwigira amashuri nkazava umuntu ukomeye, ubu ngubu ngiye kuva muri segonderi nigire muri kaminuza mu mezi make yari imbere. Lucia ati none se ndumva ko ugiye kwiga ufite inzozi, none ngiye bizagenda gute? Ese uyu mwana we wanteye bizagenda gute? Chris ati ibyo ntago nzi uko bizagenda, kandi nanone ntago mbyitayeho. Ati kandi nanone umenye ko atari njyewe utwite, iyo nda ntago ari njyewe uyifite, si njyewe utwita, ni wowe utwite wenyine. Ibyo rero birakureba, genda iyo nda uyikuzemo. Lucia ati oya ntago njye iyo nda nayikuzamo, ndashaka kuyigumana. Arongera abwira Chris nk'ibyo yabwiye ababyeyi be. Chris arahagurukana umujinya ati ugomba kuyikozamo se vuba, kandi uri gushaka kwangiza ubuzima bwanjye njyewe nabo nakwereka. Nuko Louis abwira Chris ati rwose mva muvandimwe tuza. Chris asunika Louis ati nawe mva imbere se kandi icara aho ngaho, ntabwo ibi ngibi ari business zawe, reka nibwirira agakobwa mbanze ngakurugutura amatwi. Chris agaruka kuri Lucia aramubwira ati umva yikuzemo vuba na bwangu, ntago ngiye niteguye kuba narera umwana, kandi none ntago nshinzwe kuba watwita cyangwa utatwita. Ababyeyi banjye baramusaba bimenye banyica. Lucia ati rwose ariko ibyo bintu murambwira byo kubana nakuzamo indange sinzi nuko bikorwa. Chris ati umva biroroshye, wowe ugenda kuri Google wandikamo ngo ni gute bakuzamo inda cyangwa bazagira ubuzima, byose arabizi. Ati ntago bikomeye. Lucia arangije arahaguruka ati nanjye ntago nyikozamo, nawe arakanga ati uyu ni umwana wanjye ntago ngiye namwica, kandi nanone ni umwana wacu twembi. Chris ati oya ntago ari umwana wacu twembi, ni umwana wawe wowe ubwawe w'umutwite, ni wowe wari ku mutwe, genda uyikoze amasa nyine reka kunesha umutwe. Chris aravuga. Lucia nawe agahinda karamwica, amagambo abwiwe n'umukunzi we ni amagambo mabi cyane, arimo arabyibuka byose ari muri koma. Natwe kandi turimo turabireba, ndetse nagira ubuzima agenda bitubwira uko byagiye bigenda kose, kugira ngo tugende twishima kandi dukuramo n'amasomo y'ubuzima. Nuko Chris arangije abwira Lucia ati mvira no mu nzu vuba, nta nubwo tugeze tunakundana, ntabwo tugeze tunateretana, kandi nanone ntabwo nigeze ngiye ngukunda, narakubeshyaga. Umva amagambo mabi cyane, amagambo aryana, ni amagambo arya buri mugore wese uyumvishe cyangwa buri mukobwa wese uyumvise. Kumva umuntu mwakundanye mwaryamanye waguteye nita akakubwira ngo ntabwo tugeze duteretana, nta nubwo nigeze ngukunda, wowe biraryana, wowe ntukabivuge. Niba n'umuntu muri kumwe utanamukunda ntuzigere umubwira ngo ntabwo nigeze ngukunda, uzamwihorere, nunamwanga uzamwange gake gakeya, ariko utamubwiye ngo ntabwo nigeze ngukunda, kuko ni amagambo mabi cyane. Nuko Lucia yasohotse disi ava mu nzu ya Chris nawe asigarana na Louis, bari bakiri inshuti baganira ibintu byose ndetse bahura bakanakina, buri wese bo bari baramuhaye inzu. Louis ibi byabaye yaje gusura Chris, arimo arabireba, nawe yikundiraga Lucia, ariko nanone kubera ko Lucia ari umusheri wa Chris, Louis akabura ukuntu yamubwira akabyihorera. Nuko warangije abwira Chris ati rero uri umubeshyi kandi uri n'umuntu utangaje w'umugome. Nuko Lucia yagiye kuzerera, iwabo bamwirukanye, n'umuhungu wamuteye inda nawe aramwirukanye. Ibi byose arimo arabyibuka aho aryamye ari muri koma. Reka dukurikire turebe iherezo ryabyo.
nuko yagiye yishwe n'agahinda disi umujyi wose arawuzerera. Yanambye ku mwana we, yanambye ku nda atwite, ntago ashaka kumena amaraso. Ariko disi hari abantu usanga barabigize umuco, akajya atwara inda akayikuzamo, ejo bundi agatwara inda akongera akayikuzamo, ejo bundi nuko ugasanga umuntu akujemo inda 5, ugasanga kwica nta kintu bimubwiye. Ariko bara ntago ari byiza, aho kugira ngo ugereke amaraso wajya kwa muganga ugafata uburyo burinda umuntu kuba yatwara inda, ubundi wazashaka umugabo maze kubona utuje neza, bwa buryo wafashe ukabuhagarika ukabyara ubishaka. Ariko nanone Rusiya we nubwo yitwaye umutunguye, ariko yifuje kuyigumana, atitaye ku bibazo byose bishobora kuba byamuteza, atitaye ukuntu yabura amashuri, atitaye ku umuhungu wayimuteye yamwanze. Nuko yageze ku mugabo wibera ku muhanda, ati rwose umva mugabo, ndakwinginze ntega amatwi. Umugabo ati ubona indera. Mukobwa ati rero nahoze ndi kwibaza ko nta hantu mfite ho kuba najya kuba, ko nduzura umugabo wo ku muhanda utagiriye ataha. Ubu ntabwo wabuze abantu batagira ahantu bataha, ahantu bajya kwirarirara, wenda nk'ahantu leta yaba yarabubakiye bakajya bagenda bakaryamamo, ubundi ku manywa bakajya gusabiriza. Umugabo amubwira ati rero n'ubwa mbere umuntu anyise nyakubahwa kuva navuka, niko shaka numva ufite icyubahiro cyinshi cyane ra. Narinzi ko abantu bo ku muhanda nta muntu twubaha, none wowe ubonye ndi umuntu nyakubahwa wawe koko? Ya bibazo biragwira koko. Ati none se kukiri umwana wowe ubuzerero utera nta muryango ugira? Umukobwa arahakana ati nta muryango nkifite, ubu ngubu ndi njyenyine. Umugabo aramubwira ati rero rwose umva agakobwa keza, amacumbi yose y'abantu batagira iwabo yaruzuye, nta gatandara kamwe gasigaye. Ubu rero reka maze nkubaza neza, nta handi hantu ufite aho kuba kwerekeza se? Umukobwa ati ntaho, ababyeyi banjye banjugunye hanze y'inzu yabo. Nuko disi n'inzara yarimwishe. Umugabo nubwo yiberaga ku muhanda byose arimo arabireba. Umukobwa ati umbabarire mubyeyi, umbabarire kandi unyihanganire. Umugabo ati rero hano dore mfite ibiryo, ni umuntu wabimpaye mu gitondo kandi n'ibiryo byiza biryoshye, reka mbiguhe ube wabirya, ariko nanone we kwicwa n'inzara. Umukobwa ati ntago nabirya. Umugabo ati oya bifate se ugenda urya kandi uticwa n'inzara, ahanga nta miteto ibiri hari. Nuko umukobwa yarabyakiye, arashonje, iwabo bamwirukanye, n'umusheri we yamwanze kandi nta n'amafaranga bamuhaye. Papa we yamubwiye ati niba wanze gukuzamo inda n'ibyanjye byose ndabikwatse, nawe nkwatse no kundarira no mu nzu, genda. Nuko umugabo rero aramubwira ati rwose ngiye kugufasha uko nshoboye, humura uzabaho. Araje aramubwira ati rero genda ku nzu nanone y'abantu bacumbikamo batagira aho bataha, uraza kuhabona akantu basize ka reserve, niko uzajya uraramo. Nuko umukobwa aramushimira cyane, aturakoze cyane. Kandi Rusiya yagiye kugira ngo ajye kureba aho aryama, ubundi nawe azajya gusabiriza nk'abandi bose, ariko umwana we azamugumane. Akiri muri ibyo ngibyo, Ruwi aba arahingutse, yakomeje kumwirukankaho ngo arebe aho yerekeza. Rusiya ati ariko se noneho urimo uraza mu bicyo uranshakaho iki? Ati rero ntago nshaka ubugoryi bwawe ushobora kuba wanzanaho. Ruwi aramubaza ati none se ufite aho urajya kuryama, ufite aho utaha? Rusiya aramubwira ati oya ntaho mfite njya kurara. Aturabizi kuri muhungu mugendana yanyirukanye, yanze, kandi n'ababyeyi banjye nabo banyirukanye. Chris nawe urabizi ibyo yankoreye. Nuko umukobwa disi kubivuga byaramunaniye, aranje ashaka ahantu ajya kwiyicarira ngo abanze arire neza. Ati Chris urabizi neza yambwiye ko atigeze nankunda n'umunsi wa rimwe. Yo birababaje cyane. Ati ubu ngubu rero Ruwi nta kintu mfite cyo kuba nakwiringira ubu ngubu. Nuko umuhungu nawe arangije rero abwira Rusiya ati ngwino ujye kwirarira mu nzu yanjye, nanjye ngira inzu nk'uko na Chris nawe agiriye. Rusiya ati se none ndamutse nje nkajya ndara mu nzu yawe, Chris ntago we yandakarira cyangwa nakakurakarira? Ruwi abwira Rusiya ati mureke, nashaka azarakare, nashaka azaba umusazi, kuko n'ubundi yakwanze. Ariko nanone niba ngiye nkwitayeho mwihorera agende aba umusazi. Nuko Rusiya arangije abwira Ruwi ati rero ibi bintu ndimo ntago ari ikibazo cyawe, kuko ntago ari washyigizemo uruhare, ndeka n'ubundi nigumire mu bibazo byanjye. Ruwi aramubwira ati rero tuza, njye mfite iwanjye, nanjye mfite aho ntaha, ababyeyi banjye bankodeshereza, abana barigaga, ariko nanone buri wese afite icumbi rye bwite.
nuko Ruwi abwira Rusiya ati ngwino ujye mu nzu yanjye wibereyo aho kugira ngo ujye kurara ku muhanda. Kandi ukuri kugenda ubyanga ndi kugenda ntekereza niba hari ikindi kintu kidasanzwe kiri hagati yanjye nawe, kandi njye nari nzi ko njye nta gihari. Rusiya ati nta na kimwe kiri hagati yanjye nawe kitagenda neza, urabizi wari inshuti y'umuhungu dukundana, nta kibazo we dufitanye, ariko nanone nanjye ntabwo merewe neza, ntabwo ubwonko buri ku gihe. Nuko aramubaza ati none se ugiye gukora iki n'ubwonko butari ku gihe? Uraryama ku mihanda se? Nuko Rusiya yibuka umusaza amubwira ngo hari igikapu ngo ushobora kugenda ngo ukihinamo ngo ugafunga, kandi nanone ngo ushobora kukiraramo ngo iri joro ngo ahandi hose haruzuye. Nuko Rusiya arangije abwira Ruwi ati rwose nkubwije ukuri, niba wifuza ko konzi wawe by'ukuri uri seriye, reka tugende kuko nawe mfite handi ho kujya. Nuko uramubwira ati reka tugende rwose twijyanire, ntago umuntu nkawe ufite umwana mu nda yakwiye kubarara ku mihanda. Rusiya yumvisha ari ibintu bitangaje cyane kandi nanone biteye ubwoba kuba agiye kuba mu nzu y'umuhungu utaramuteye inda uwayimuteye yamwanze, kandi nanone bakaba ari abahungu basanzwe baziranye ari n'inshuti, ariko nanone kubera kubura uko agira aravuga ngo reka mpfe kugenda njye kwirarirayo. Rusiya atwaye inda bimutunguye nk'uko abandi bakobwa bishobora kuba byababaho, ariko ababyeyi banze kumwihanganira baramwirukana. Ariko burya wowe umwana we natwara inda bimutunguye uzamwihanganire kuko ni wowe aba afite kuri nosi. Nuko Rusiya yisanze mu nzu ya Ruwi. Ruwi yagiye amwitaho kuko n'ubundi yari umwana warezwe ugira ikinyabupfura kandi ugira ubumuntu. Kandi nanone Rusiya nawe yagiye abona ko Ruwi ari umwana mwiza kuruta Chris yihambiragaho. Ruwi yaragiye yita kuri Rusiya neza, amushakira aho kuryama, akajya amuha ku biryo iwabo bamuha. Nubwo Rusiya yari yarishwe n'agahinda, ariko Ruwi yarakamuhojeje. Abakurikiye babonye ko kugeza ubu ngubu Rusiya ari muri koma, arimo aribuka ibintu byose byabaye mbere y'uko ajya muri koma. Ariko nanone Chris yamupakiyemo amagambo y'uko Ruwi ari we wamuhiritse akagwa hasi bigatuma ajya muri koma, ariko byari ibinyoma. Nuko Rusiya yakomeje gutekereza abona ko atakwiye kuba yaguma muri iyo nzu, afata umwanzuro wo kujya kureba nanone Chris ngo yongere amusabe bibanire. Ariko nanone yakomeza kugenda atekereza ukuntu Ruwi nawe ari umuhungu mwiza kandi ugira umutima mwiza, ukuntu yatumye nanone agubwa neza kandi abandi bose bamwanze. Akavuga ati uyu nguyu ni umuhungu mwiza, yaba ari we tumenyana mbere. Ndetse hari ukuntu umuntu yanga umuntu abona wenda badakwiranye kandi rero ari kuzamuhesha amahoro. Niyo mpamvu uko byagenda kose mbere y'uko wanga umuntu cyangwa umwemera, hari ibintu ugomba kureba ukamenya niba ari umuntu mwiza koko ugendanye n'ibyifuzo byawe mu rukundo. Ubuzima bwarakomeje kuri Rusiya ndetse burakomeza no kuri Ruwi, ndetse nanone burakomeza kuri Chris wanze umukobwa yateye inda. Rusiya agakomeza kwibaza ibintu byose bigenda bimubaho, akibaza niba ashobora kuzagumana na Ruwi ubuzima bwe bwose, ariko akumva nta merekezo bifite kuko yari atwite inda kandi nanone atari we wayimuteye. Bamaranye amezi, nuko Rusiya afata umwanzuro wo kujya kureba Chris. Ava mu nzu ya Ruwi ajya kureba Chris. Arangije abwira Ruwi ati rero ubu ngubu ndatekereza ko ngiye kwigendera. Ruwi ati ushaka kugenda se? Ariko se kubera ushaka gukora ibyo ngibyo? Rusiya we ati se ntabwo ukunze kuba wagumana nanjye? Umukobwa ati ndabikunze, ariko nanone ndumva atari ibintu bizaramba, ntabwo ashaka kugushyira mu byago. Ruwi ati ibyago kise kandi? Ati ariko igihe cyose tumaranye amarangamutima wagiye ubona mfite cyangwa yo ufite wabonye uba uri kunshyira mu byago njyewe? Umukobwa ati oya, ntabwo ari ibyo ngibyo ushaka kuvuga, ndi gutekereza ko ahari ibintu byacu bitazagenda neza, wenda ababyeyi bawe babimenye cyangwa Chris akabimenya. Ruwi ati wigira ikintu wibwira utekereza kitari cyo. Nuko Rusiya yakomeje kwensista, aravuga ati ko byagenda kose ngomba kujya kureba Chris. Arongera abaza Ruwi ati se koko ntabwo ushaka ko ngenda ngo nigire kwishakira ubundi buzima cyangwa njye kureba Chris? Muhungu ati oya, ntabwo ngiye mbishaka, guma aha ngaha. Ati ariko se ubundi urashaka kugenda koko cyangwa urimo uranyinisha? Umukobwa ati nubwo ndimo ndabivuga reka nta handi mfite njya, urabizi. Nuko arangira amubwira ati rero igumira aha ngaha n'ubundi rega. Nuko bagiye guteka
Ruwi akora ibyo ashoboye byose ngo ahumurize Lucia, ariko Lucia yari amaze kwicwa n'agahinda. Nubwo Lucia yumvaga yishimye ameze nk'umuntu none uri nk'iwabo atuje, ariko mu mutima ntabwo yabaga atuje, yabaga yifuza ise w'umwana. Nuko yaragiye asubira kwa Chris amushyira cya gipimo nanone. Chris ati uwo ntago ari umwana wanjye mbigusubiriyemo, ati ntago ari umwana wanjye. Nuko Chris aturuka inyuma Lucia aza amenagura ibintu byose, arangije abwira Lucia ati rega nta nubwo nigeze ngukunda, urimo urarushywa n'ubusa. Arangije aramuhirika agwa hasi, nuko Lucia yisanze hasi. Nanone kandi Ruwi nawe yaje amukurikiye ngo arebe aho umukobwa yagiye, asanga yagiye kwa Chris, ariko nanone asanga ari hasi yataye ubwenge. Arahamagara ati Lucia, Lucia. Lucia yanga kumva. Ibyo nibyo Lucia arimo yibuka yasubiye muri koma. Tugarutse kwa muganga rero aho Lucia aryamye, Ruwi arimo aravuga ati rwose njyewe nagiye ahantu yari yagiye, nuko musanga ari muri koma ari hasi. Nuko Chris nawe akisobanura imbere y'umugenzacyaha ati kuba aramusanze ari hasi ntabwo bivuze ko ari njye yamutuye hasi. Ariko Ruwi ati urumubeshyi se hafi ceceka, kandi we waramuhiritse urangije uhita wirukanka. Ndetse Ruwi yatangiye no kugira umujinya, afata cya Chris ati wowe rega washatse kumwica ariko iyo ntagera aba yarapfuye n'ubundi. Nuko umucamanza rero arabaza ati none kuki wizera ko ari Chris wamusunitse akagwa hasi? Ruwi ati njyewe nari nzi neza ko Lucia atwite, nuko umunsi agwa hasi akajya muri koma naramuhamagaye, nari namuhoze ndamuhamagara. Yari afite gahunda yo kujya kwa Chris kugira ngo yongere ayimubwire babivuganeho barebe ukuntu babana niba bishoboka. Nyuma yaho naje kumuhamagara, nuko nimero ye ntiyacamo yanga kuyisubiza. Nuko nagiye kujya nkeka yaba ari kwa Chris, nuko nsanga aryamye hasi kuri sima kandi nanone ari muri koma. Chris ati ibintu urimo uravuga nta busobanuro bifite, kuki njyewe se wumva ko nakomeretse umuntu nkunda mukunzi wanjye? Ibyo n'ibicu urimo uravuga se? Ariko twebwe twamaze kubibona ko Chris yagiye amubwira kenshi ko atigeze amukunda, ndetse na mbere y'uko amuhirika akagwa hasi yaramaze kubimubwira. Nuko Lucia yaje gukanguka nawe, muganga atangira kugenda amuhamagara ati ngwino kanguka neza. Lucia ariko nawe akomeza kugenda yibukira ibyabaye byose ibyo Chris yakoze, aracyari muri koma ntabwo ari yakanguka. Uburyo yamenaga ibintu byose akavuga ngo ntabwo ngukunda, sinigeze ngukunda wowe Lucia. Uburyo yamuhiritse hasi ngo agwe hasi ndi imeneke ivemo nawe apfiremo bigendane byose, namwe mwabibonye. Nuko Lucia yaje gukanguka byaramukanguye ibyari bimaze kumaho, ibyo Chris yaramukoreye ari muri koma byahise bimukangura. Nuko umuganga yagiye kureba asanga Lucia yavuye muri koma yagaruye akenge. Ruwi nanone agaruka kuri Lucia aramubwira ati rwose wihangane Lucia, ese umerewe neza Lucia? Chris nawe atari ko urimo urareba ukuntu n'umunyabyaha arimo aragenda ajya kuri Lucia, ese kuki uri kubimwemerera kandi? Nuko umugenzacyaha abwira Chris ati ubu ntago ndi kwizera noneho ko Ruwi ashobora kuba ari umunyabyaha, ntabwo ari we wabikoze, ararengana. Ibyo urimo uravuga wagiye umubeshyera kenshi ngo niwe uri gukekwa, uramubeshyera. Nuko Lucia aravuga ati rwose ubu ngubu ikintu cyose cyabaye ndimo ndacyibuka, ntago ari ya magambo Chris yagiye anshuka, ahubwo byose ndimo ndabyibuka. Ati ni wowe Chris wabikoze, ni wowe wansunitse ngwa hasi ngenda niberangura ku ngazi ndangije nihonda hasi, kandi impamvu wabikoze nuko nanze gukuzamo inda wari waranteye. Nuko Chris yatangiye kwisetsa n'ubwoba bwinshi cyane n'uburyarya. Atariko ntago wavuze ko ari Ruwi wabigukoreyera, none uhinduriyemo njyewe ute kandi? Ese urimo urahindura ibitekerezo byawe koko Lucia? Chris arakomeza atariko wa mucamanza wowe buri ibigambo arimo aragenda ahuragura yarataye ubwenge bura wabyizera? Ati rwose ibintu arimo aravuga biragaragara ko nta gahunda bifite. Umucamanza yitegereza Chris arangije aravuga ati ibintu urimo uravuga nawe ntago mbyitayeho, reka wenda ne kwita ku bwonko bwe uburyo burimo buratekereza, ariko nanone ushobora kwizera urukundo. Ibyo urukundo rugenda rukora bigaragaza umuntu w'umunyabyaha uwo ari we. Chris ati none se wakwizera urukundo gute mugenzacyaha we? Chris ati noneho rero ntago nigeze numva ibintu bimeze nk'ibyo rwose, aho umugenzacyaha yizera urukundo. Umucamanza ati rero noneho Chris ndagira ngo urebe neza,
reka nkubwire akantu kamwe k'ingenzi gashobora kukwemeza ko urukundo ariko rwatubera umuhamya. Ubu ngubu ushobora kureba uburyo Ruwi yita kuri Lucia kandi yamwitayeho amezi yose ashize, nyamara wowe ntabwo wigeze uhagera. Wahageze ari uko wumvishe ngo yakangutse uje kumujijisha gusa. Iyo abonye ko Lucia ari mu byago ahita yirukankira kumutabara. Ni ikigaragaza ko atamugirira nabi, ariko wowe urimo uraburana gusa. Ibi ni ibintu bigaragaza ko atakora ikintu cyamubabaza na kimwe, ariko wowe biragaragara ko wagikora. Ati wowe icyo ushaka gusa ni ukugira ngo Ruwi agaragare ko ari umuntu mubi imbere ya Lucia. Ntunakeneye no kuba wabaza Lucia uko amerewe, kandi urabizi ko yari yagiye muri koma kubera wowe wari umuri iruhande. Umwanya yimazemo ari kwibuka ibintu byose byamubayeho urabuzi. Icyo batazi ni uko ibyo yari gutekereza ku bugome bwa Chris n'ineza ya Ruwi yagiye amugirira. Ati none rero ubu ngubu biragaragara ko n'umukobwa yibutse buri kimwe cyose cyamubayeho, kandi ibyo bintu byabaye mbere y'impanuka ndetse no mu gihe cy'impanuka. Ubu rero ibyo bintu byose ni igihamya kigaragaza neza ko ari we wabikoze. Nuko Chris yashatse kwirukanka, umugenzacyaha ahita amufata, arangije aramuzirika amushyiramo ipingu. Ati ntago we wansiga uko byagenda kose. Ati ubu ngubu ugiye kuzajya kwisobanura mu rukiko ukuntu wakoze ibi ngibi imbere y'abacamanza. Nuko kandi Chris bamujyanye, Ruwi ndetse na Lucia basigara kwa muganga bombi ndetse na muganga. Disi muganga nawe yarishimye abonye ko Ruwi atsinze. Ukuri uko byagenda kose kuratsinda. Nuko muganga rero arangije abaza Lucia ati ese zino ndabo urazizi? Izi ndabo ni Ruwi wagiye azikuzanira igihe cyose wari urwaye kandi azizanaga buri munsi. Lucia ati rwose warakoze cyane Ruwi. Atondagira ngo noneho urebe urabona umbabarire cyane ku byabaye. Ntabwo nigeze ntekereza ko ushobora kuba uri umuntu mwiza gutya kuri njyewe, ukuntu wanyitaho igihe cyose gishize, kandi nanone ugakomeza kugenda ntekerezaho ukanyihanganira mu mafuti yanjye yose nagiye mbamo. Ruwi ati rwose ni byiza cyane. Buri ikintu gifite agaciro icyo nitayeho gusa ni uko wowe ndetse n'umwana utwite mukomeza kumererwa neza. Ruwi aravuga, Lucia nawe ati ibyo bintu rwose umbwiye biranejeje cyane. Ati ubu rero ntabwo ntekereza n'ukuntu nagiye nita ku muntu utarigeze unyitaho, ahubwo umuntu wari ugiye kunyica nkaguterera nawe wankunze ukangirira neza. Nyamara wowe wamaze iruhande ariko sinabimenya. Wamaze iruhande ndi muri koma, umurana iruhande narakwangutse narayivuyemo, ariko ntabwo nigeze mbiha agaciro kubera Chris. Nuko aramubwira ati ahubwo njyewe nifuza no kuzaga mu ruhande rwawe iminsi yose ubuzima bwanjye ndetse n'ubuzima bwawe nkakuguma iruhande. Ko kandi umunezero watangiye kugaruka hagati ya Lucia ndetse na Ruwi. Naho Chris we bamujyanye mu bugenzacyaha kugira ngo bamubaze neza ibyo yakoze. Nuko kandi Ruwi yafashe Lucia baritahira bigira mu rugo. Lucia atangira kugenda anezerwa ati rwose ubu ngubu kubana n'uno muhungu biranejeje cyane. Agenda afata imyenda yigera ku nda ngo ayambare arebe ko yamukwira, ariko nanone ni iy'abahungu. Gusa umunezero wakomeje kubabamo bose, kandi nanone amezi ari kugenda yegereza. Iminsi yaragiye irashira, umubano barawukomeza, umunezero barawukomeza. Ruwi yita ku mukobwa yakunze, ariko nanone umukobwa watewe inda n'uwundi mugenzi we. Nuko Lucia akagenda abwira Ruwi ati rwose ntabwo nizera ukuntu imyenda yose ngiye kuzayikwedura nirirwa nyambaye, nyishyiramo ino nda yanjye n'umwana wanjye, twembi tukambara imyenda yawe. Ruwi ati ngiye rwose nta kibazo mfite, iyo wambaye imyenda yanjye n'ubundi uba ugaragara neza nta kibazo. Umukobwa atari ko bizaba ubugoryi rwose kuba imyenda yose ndagenda nyikwedura. Umuhungu ati rwose nushaka uzayikwedure, ngiye mfite amavuta nyishyiramo ikagikweduka neza. Nanone kandi Lucia nawe agenda arushaho kugenda agira akanyamuneza kuko yabonye umuhungu amwitaho. Gusa nanone ubwoba n'ikikango cy'uko nawe ashobora kuzamwanga ntabwo byaburaga. Kubana n'umuntu utaraguteye inda kandi noneho mukabana ukinayitwite, ibyo ni ikindi kibazo, ariko Ruwi yarabyihanganiye. Nuko kandi uko bagendaga babana, Lucia nawe atwite, ariko yagiye yumva agenda akunda Ruwi kubera ko yabonye ko ari umwana mwiza kandi ufite umutima mwiza kandi wita ku bantu. Yahaga igihe Lucia akamuba iruhande uko bishoboka. Nayo buriya niba ugira ngo umukunzi wazagukunde cyane, ujye umushakira umwanya umuba iruhande. Nubwo mwana nta kintu muri kuganira gusa
akakubona iruhande ye, akakumva, akakubaza, mugaseka, mugakina, byose ni ibintu bishobora gutuma umuntu agenda agukunda. Ariko nanone niba mugera mu rugo ukigira muri televiziyo, ukibera muri smartphone, ntakubone, ntakumve, n'urukundo ruzagenda rugabanuka. Ruwiwe ntago ariko yabigenje, yahaye umukobwa umwanya n'igihe kandi akomeza kugenda amukorera uduserivisi tumwe na tumwe amwitaho. Nuko umukobwa yaje kwisanga yarakunze Ruwi kandi nanone atwite inda ya Kirisi. Ababyeyi be baje kumenya ko bamufashe, nuko baza kumureba bamusabira ko yajya mu rugo kugira ngo agire ibyo ashyira ku murongo. Nuko Ruwi na Rusiya bari mu rugo bumva umuntu arakomanze. Ruwi agiye kureba asanga ni Kirisi uje, ariko nanone Kirisi aza yitwaje indabo yari yamaze kugira agashyari. Kirisi ati ngenje kureba umugore wanjye ubu ngubu noneho. Kirisi ati umva bebe, ndabizi rwose ko nagukoreye ubuhoni, ubu ngubu ndashaka kuba naza nkagusaba imbabazi wowe n'umwana wacu utwite. Kirisi nuko nguko Imana iba igiye kwisubiriza umuntu ugasanga Satani araje aritambika. Kirisi nawe yaraje kwitambika mu byiza bya Rusiya, Imana yari igiye kumwihera undi muhungu umukunda. Kirisi aba aritambitse. Rusiya ati rwose ibyo bintu ntago nabyumva, ubwo bugambo bwawe ntago nabwumva, urabizi ko wanyanze ndetse warushatse no kunyica, amezi ashize ni menshi, ntago ngukeneye. Ibibazo byawe byose wavugaga ukuntu ngo ugiye kwigira, inzozi zawe ufite igenda bigumemo cyangwa se banagufunge. Nawe ibyo bibazo byawe urimo uravuga ufite by'ubugoryi bwawe ntago mbyitayeho. Nk'uko wambwiye ngo ntago wigeze unkunda, nanjye ubu ngubu ndakubwiye ngo ntago nigeze ngukunda. Kirisi ati rwose ndabyumva, ariko navuze amagambo y'ubugoryi, ndagira ngo umbabarire, ntawe urashaka kuvuga ko ntagukunda by'ukuri. Rwose ubu ngubu ndabizi ko ushobora kuba wambabarira ukaza akaba n'igihe tujya kwibanira. Ni kwa kundi nyine wibonera umukunzi wakwanze akakugirira ishyari agashaka n'ibyo wagezeho kongera kubyangiza. Kirisi n'ubundi nta mutima mwiza yari afite, kwari kugira ngo yicire ahazaza ha Rusiya ndetse n'umubano mwiza yari amaze kwigiranira na Ruwi nawe yongera gusenye, kugira ngo mbere y'uko ajya muri gereza asige nabo byose byabo byose abishenye. Nuko Rusiya aramubwira ati rwose mva iruhande, banza nanjye usubize ibibazo byanjye nk'uko nayo ndakeneye ko usubiza ibyawe warangiza ukanga. Warambwiye ngo ukeneye kujya kwiyigira, ukeneye ko inda ivamo, ngo ababyeyi bawe bakwica, genda rero ujye mu byawe undeke. Kirisi ati ariko nanone ntabwo nari nagenda, ndacyategereje, ndagira ngo mbanze mbe nagufasha wowe rwose utwite inda yanjye. Ati ababyeyi banjye baje kumenya ko nateye inda ndetse nkashaka no kugira nabi, ati none baragira ngo bagire icyo bakora wenda ngo ibihano byanjye bibe byagabanywa. Ati none rero uko byagenda kose hagize igikorwa kuri wowe, ndakeka ko aribyo byampesha amahoro kandi bikatubera byiza twembi. Umukobwa ati Mana yanjye, se burya n'ibyo ngibyo bino kukugenza, burya urimo urakora ibyo ngibyo kubera utuntu tw'iwanyu n'inkunga z'iwanyu kugira ngo urebe ko wabona amahoro? Umukobwa aramubwira ati rero mva Kirisi, mva imbere wacyo ntazi we, ndeka njyewe ubwanjye n'umwana wanjye utureke twenyine. Nuko Kirisi arasakuza ati wangije ubuzima bwanjye wowe, kandi ubundi ibi ngibi ntabwo nabyifuzaga. Wa mushinya na bwa bugome bwa Kirisi arabugarura. Uburyarya by'uko bwagenda kose iyo utegereje gato y'umuntu aramuvumbura. Nuko kandi Ruwi yaje ahita afata Kirisi aramubwira ati ibyo wavuze birahagije, mvira mu nzu. Kirisi abwira Ruwi ati ibyo urimo urakora uragira ngo ube umugabo w'uno mugore wanjye, nanjye ntabwo nabyemera. Ati ibyo kandi ibyo wakora byose umenye ko uriya ari umuntu wanjye, urimo urajya mu byo ngewe nasigaje naragusigarije. Ati kandi nanone ndatwite, ntabwo ushobora no kuyigira iyawe ngo bikunde, urabyumva se? Nuko Ruwi abwira Kirisi ati rero ayo ni amagambo yawe yanyuma uvuze, kandi iyi ni gasopo yanyuma nguhaye, urongera kugira ibyo uvuga turabonana. Aha ni mu nzu yanjye, uriya ni umugore wanjye, aho namwitoraguriye ntabwo wari uhari wamujugunye. Nuko kandi batangiye imirwano. Kirisi arimo ararwana, ntabwo ashaka kujya muri gereza, aragira ngo yerekane ko umugore amwitayeho, ariko nanone byari uburyarya bwose. Ni kwa kundi umuntu ashobora gushakana n'umuntu kubera izindi mpamvu ariko atari urukundo, n'ubundi izo mpamvu zizamara gukemuka akagutesha umutwe. Ni mpamvu rero ugomba gucunga ibintu byose burya mbere y'uko ujya kubana n'umuntu. Nuko imirwano yarakomeje. Umukobwa arangije afata telefone ahamagara polisi. Ati rwose polisi mubabarire mu ntabari, abantu barimo bararwanira iwanjye kandi ntabwo nabasha kubakiza. Nuko polisi zaje kuza zigera mu nzu kwa Ruwi, nuko bafata Kirisi wari waje guteza umutekano muke. Nuko Rusiya ashimira Ruwi cyane witangiye ubuzima bwe akemera kujya no mu ntambara akamurwanirira. Kirisi Ruwi yari akunze Rusiya cyane,
nuko kandi nanone Chris bongeye baramufata abapolisi bamusubiza muri gereza. Nanone kandi Ruwi ndetse na Rusiya basigana nanone mu mahoro n'umutuzo kubera ko bateshaga umutwe nanone polisi zimutwaye. Rusiya kandi yamaze kubona ukuntu nanone Ruwi agenda amwitangira amurwanirira, ahita amenya ko kuko ashobora kuba amukunda by'ukuri nawe. Ngo kandi yarushijeho kuvuga ati uyu muhungu ntabwo nanjye nzemera kanshika nubwo nahuye n'ibyago. Nuko iminsi yarashize Rusiya aza kubyara kandi umwana mwiza w'umukobwa. Nuko Rusiya ndetse na Ruwi bicaye barimo bitegereza umwana. Rusiya ati rwose uno mwana wanjye ni mwiza cyane kandi nanone ndagushimira cyane, niwe watumye mbasha kubaho ndetse n'uno mwana akaba ariho. Ruwi nawe ati rwose umwana ni mwiza cyane, murasa asa nawe neza. Umukobwa ati ndabizi rwose ko uno mwana ari mwiza. Bakiri muri ibyo ngibyo umva abantu barakomanze. Nuko Ruwi yagiye gukingura, Rusiya nawe asigara ahoza umwana. Bagiye kubona babona n'ababyeyi ba Rusiya bahingutse, bamwe bamwirukanye. Nuko umukobwa arahagurutse disi ajya kureba ababyeyi be. Ababyeyi ariko bahingutse n'isoni nyinshi cyane. Rusiya atari ko se kubera icyo muri aha ngaha muje gukora iki noneho? Umugore ati rwose mwana wanjye twumvise ko wagize umwana wabyaye, wabaye intwari kuturusha. Papa nawe ati rwose twakabaye twarakugezeho kare ariko ntabwo byadukundiye. Ni ukubera none isoni nizo zabiduteye, twagize isoni zo kuza imbere yawe kubera uburyo twitwaye tukimenya ko watwise. Twabaye ababyeyi babi turicuza, kandi nanone twicujije uburyo ukigenda ariko twari twarakubuze kuko uri umwana wacu twaragukundaga. Rusiya ati rero hashize imyaka 2 mwaranjugunye ngo nimbavire mu nzu nigendere ngiyo mutazi, ariko mwebwe mwembi ntago mwiza nanone mushaka no kumpiga ngo mubimenye. Aho nagiye kwa muganga hose, aho nari mfiriye hose ntago mwabimenye. Dise nagahinda kwa Rusiya. Umugore ati rero ndabizi rwose ko ibintu biryana cyane, ntago twize tunakora ibintu ngo tubikemure mu buryo bwa nyabwo, ahubwo twahisemo kugutererana no kukwirukana, tubabarire. Umubyeyi arakomeza ati ariko nanone rero nuramukubonye mu mutima wawe mo akantu gatoya cyane k'imbazo ko kutubabarira ubidukorere. Ruwi nawe arimo ararera umwana, nawe yaramukundaga kandi atari we se. Burya urukundo ntago rurobanura ku butoni, urukundo rukunda bose. Nawe uzajya ukunda abantu bose kandi bagirire neza utitaye ku nyungu wabikuramo cyangwa ku gihombo wabigiramo, kuko burya Imana niyo ikugirira neza ikakwihera umugisha aho utabiteganyaga. Nuko umubyeyi arakomeza abwira umukobwa we ati rero twaranagukumbuye cyane, ariko nanone ntabwo twabonye ko twagira icyo tubikoraho kubera isoni z'ubuswa bwacu nibyo twagukoreye bibi cyane. Ubu ngubu twagarutse mwana wacu, turashaka kongera kuba igice kimwe mu bigize ubuzima bwawe, kandi nanone turashaka no kuba nanone igice kimwe mu bigize umwuzukuru wacu umukobwa wawe. Nuko papa w'umukobwa arangije aramubwira ati rero duha amahirwe mwana wacu, wikwemera ko twicwa n'agahinda kubera amafuti yacu, duha amahirwe nanone ya nyuma twongere twigeragereze kukubera ababyeyi. Nuko umukobwa yemeye kubabarira ababyeyi kandi bumva barishimye cyane. Ati ubu ngubu mbahaye amahirwe kugira ngo mwongere mugerageze kuba mwambera umubyeyi, ariko nimunabyanga n'ubundi nzabihorera kuko n'ubundi nari sanzwe ndiho. Umugisha Imana arawumpaye inyihera Ruwi, bamwe bw'ibyanyu rwose ntago mbyitayeho cyane. Nuko kandi barahoberanye bahana imbabazi, ibyishimo kandi byongera kugaruka mu muryango. Arambwira ati rwose uyu mwana wacu ni umwuzukuru wanyu twamwise Rasheli. Nuko ababyeyi bagiye kureba umwana w'umwuzukuru wabo. Gira ubuzima nawe abagenda bagezaho kano gafilime kugira ngo murusheho kugubwa neza kandi murusheho kugenda mukuramo n'udusomo tw'ubuzima. Buriya gukuramo inda ntago ari wo muti, isaha n'isaha ahantu hose waba uri Imana yahagusubiriza kandi bikagenda neza. Reka tukibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV, niba utarakanda subscribe yabikora nonaha. Bye bye, turabakunda cyane naho ubutaha.